twubake umuryango nyarwanda ni ikiganiro cya Minisiteri y'Uburinganire n'Iterambere ry'Umuryango MIJEPRO. Mwiriweho neza, tubahaye ikaze mu kiganiro twubaka umuryango nyarwanda. Ikiganiro mutegurwa na Minisiteri y'Uburinganire n'Iterambere ry'Umuryango MIJEPRO. Twubake umuryango nyarwanda ni ikiganiro cya Minisiteri y'Uburinganire n'Iterambere ry'Umuryango MIJEPRO. Biba byiza mu buzima kugira umuntu ukuba hafi, akagufasha ndetse akakugira n'inama mu byo ukora byose. Bityo bikagufasha kugera ku ntego wihaye, waba utanayifite akagufasha kuyigeraho. Kugira ngo utegure ejo hawe heza hazaza, ni ukugira umuntu w'icyitegererezo, ukuraho imico myiza ndetse ukaba wanakurikira ibikorwa yakoze byatumye amenyekana. Ni muri urwo rwego Minisiteri y'Uburinganire n'Iterambere ry'Umuryango ifatanyije na Young Women Mentors Network hamwe na Being Producers bamaze iminsi bari muri gahunda y'igikorwa cyo gushishikariza abana b'urubyiruko bari mu biruhuko kugira umuntu w'icyitegererezo. Bosco, umukozi muri MIJEPRO, aradusobanurira birambuye kuri iyi gahunda. Mu by'ukuri mentorship ni gahunda yatekerejweho na Leta y'u Rwanda, by'umwihariko mentorship ku bagore n'abana b'abakobwa binyuze muri Minisiteri y'Uburinganire n'Iterambere ry'Umuryango, aho byatekerejwe yuko tumaze kubona icyerekezo cyiza igihugu cyacu gifite n'uruhare umugore yagiye agira mu bikorwa byose by'iterambere ry'igihugu muri sosiyete nyarwanda, dutekereza yuko byaba byiza ba bagore bafite aho bamaze kugera, ba bagore twavuga b'icyitegererezo, ko bafasha bagenzi babo ndetse n'abana bakiri bato, babaha umurongo n'icyitegererezo kugira ngo babe babafasha kugira ngo n'abatere intambwe mu kirenge cy'ibyo bagezeho. Ugiye kureba mu byiciro byose ukabona abantu bafite bamaze kugeraho, baba ari mu bucuruzi, niyo wagera mu buyobozi busanzwe ukababaza aho bati narebeye kuri kanaka, nanjye nshobora kumugira icyitegererezo, ushobora kugira ibyo ngeraho. Tukaba tubona iterambere abagore babageraho muri rusange, akenshi no kuba bafite bareberaho twabifata nk'aho ari kimwe mu bibafasha kugira ngo babigereho. Madame Rose, umwe mu bashinze Young Women Mentors Network ndetse akaba n'umufashamyumvire, yadusobanuriye byimbitse kuri gahunda y'ufashamyumvire ndetse n'impamvu bahisemo gufata urubyiruko rw'abakobwa ruri mu biruhuko. Mentorship ni uburyo ufasha umuntu kwiteza imbere, ukamwereka n'uburyo ashobora guhura n'ibibazo wenda ukurikije aho akomoka, imyaka afite n'ubuzima abamo, kugira ngo abyirinde atazagwa muri iyo mitego. Muri gahunda rero mudusanzemo ya holiday camping for girls, nanone n'ababyeyi bo baricaye buri gihe bakatubwira ati mukora mentorship muri university, mukora mentorship muri high learning institutions, ariko hariho abana batiga, hariho abana bari mu bigo by'imfubyi, hariho abana bibana batashobora kubona amahirwe muri izo gahunda zindi. Mwabigenza mute? Turicara dufatanyije na role model wacu Being Producer, turavuga tuti n'ubundi twihaye intego ko buri gihe umwaka urangira w'amashuri tuzajya dukora holiday camping, gukurikirana abanyeshuri twamentarinze mu bigo by'amashuri na za kaminuza, tubakorere holiday camping, aho kugira ngo birirwe babuze icyo gukora, abandi bandagaye, ubundi bagwa no mu bishuko bazerera nta kazi. Noneho twe tubakoreshe ya myitozo n'ubundi twabakoresheje bari ku ishuri, turebe ko ibyo twabamentarinzemo babishyize mu bikorwa. Ni muri urwo rwego rero muri iki gihe twavuze tuti tugiye kuzana abana bara ba kaminuza, ntabwo turababona kuko abenshi baracyari ku ishuri, ntabwo barataha. Turavuga tuti noneho babandi badafite amahirwe, reka dukoreshe ubushobozi buke dufite, dukore camping y'abana. Aba bakobwa bari hano navuga ko bari mu byiciro bine. Hari abana baturutse mu bigo by'imfubyi nko kwa Gisimba, hari abandi babaye mu bigo by'imfubyi ariko ubu bibana, hari abandi bavuye mu bigo by'imfubyi bashakiwe imiryango babashyiramo,
hari ndetse n'abana bafite ababyeyi babo bahora bafite akazi kenshi badafite umwanya ubaha buriya burere nk'uko musanze twarabigishije, bafite akazi kenshi ariko bafite ababyeyi bose muri rusange. Rero aba bana bakaba barahuriye muri camping. Intego yacu ari ukugira ngo tubahe values, tubigishe imyifatire, tubereke n'uburyo bashobora kwihesha agaciro, ndetse natwe tukabereka agaciro bafite, kuko abenshi nta nubwo baba bakazi, uretse guhora bihebye, guhora barira, guhora bibaza ngo se ninde udutekerezaho, ese hari udukunda. Kugira ngo iri huriro rigende neza kandi hifashishijwe umufashamyumvire ndetse akaba na rwiyemezamirimo, Madame Bertilde washinze uruganda BN Producers kuri ubu rumaze gukomera cyane kuko yagize umuntu w'icyitegererezo mwiza, ndetse kuri ubu nawe akaba ageze ku rwego rwo kuba umuntu w'icyitegererezo ku bandi. Ubu natwaye ijerekani mu ntoki, mwabyemera? Imya ijerekani mu mujyi, haba mfite ijerekani, haba nta kibazo mfite, ntatekereza gusa ko ikiri ngombwa ari uko nza gutahana amafaranga. Nza gutekereza ntari ku bundi buriya ntabwo inzoga, iriya nzoga uwagerageza nkayishyira mu macupa nkayipfundikira, ubwo byagezeho noneho bibaye gutya. Nawe banza utekereze, ukore ikintu kikunanire ariko wagikoze. N'uzagukosora azavuga ati ubwo yari yatekereje ko iyi kayi yajya mu tuntu bikunaniye kongera kubifunganya kugira ngo izabe ikayi nyakayi, ariko wagerageje. Ndareba ngasanga mentor wanjye ari mama. Abana b'abakobwa bitabiriye ihuriro batubwiye ku bumenyi bakuye muri iri huriro ndetse n'itandukanyirizo riri hagati yo kugira umuntu w'icyitegererezo ndetse no kutagira umuntu w'icyitegererezo. Aha turi ni kuri Paruwasi ya Kicukiro, ahari kubera ihuriro ry'urubyiruko rw'abakobwa bari mu biruhuko. Tukaba tugiye kuganira nabo mu masomo bamaze iminsi bafatira ahangaha. Ubwira ni iki muri make uvanye muri iri huriro? Muri iri huriro twari turimo rimaze hafi icyumweru, mbashije ari ibintu byinshi ntarinzi, ubu ngubu mbashije kubimenya, mpakuye ubumenyi nko kwigirira icyizere, njyewe ubwanjye nkamenye ko nshoboye. Hari abandi bahari kandi nicyo nshaka, hari abandi benshi bataje ahangaha, ariko njyewe ibyo mpakuye nuko manzi ndashoboye, icyo nakora nuko nshoboye kugikora, nicyo nshaka gukora, kandi menye uwo ndiwe. Ibyo nkuye ahangaha nzagenda banze mbimetirize, nkore practice y'ibyo nkuye ahangaha, imyitozo y'ibyo nkuye ahangaha, none nimara kubimetiriza nanjye bimaze kongeramo nkuko bindimo, ariko ubu ngubu ngiye kubishyira in action, nimbyigishe n'abandi kugira ngo nabo bazabikore. Nanjye icyo nabashije kwigira ahangaha, icyambere ni ukumenyana n'abantu, uko wakwitwara muri sosiyete y'abantu benshi. Ntabwo nari menyereye kubana n'abantu barenze 5 kubera ko ubwo mu rugo mbana na bakeya, ntabwo byanyoroheraga kubana n'abantu benshi, ariko icyo ngicyo cyo narakihigiye. Ikindi ni uko twize indangagaciro z'umuyobozi mwiza, icyo umuyobozi agomba kuba afite, icyo agomba gukora mbega aho ari kuyobora, kandi ukamenya no kumva neza, kumva abantu uyobora kugira ngo umenye uko wabasubiza n'ukuntu wabigenza mu bibazo bari kukubwira. Hano batwigishije isuku mu bintu byinshi cyane ku mwana w'umukobwa, kuba ufite isuku bwawe aho uri hose, nturangwe n'umwanda. Ikindi twahigiye, twize uko wapanga gahunda y'ubuzima bwawe, plan, nyine ukabishyira ku murongo, ukavuga ati nimba nshaka kugira ngo nzabe uwo ndiwe, ndabanza mere kuri ibi ngibi, banze nige. Ibyo twigiye ahangaha muri camping, nyine njyewe naje hano nta murava mfite, nyine ibyo nakora ntago nakundaga kugira ubushake mu byo nkora, nko guteka ntago nabikundaga, nyine nagiraga ubunebwe, ariko nyine aho nagereye ahangaha mu byo batwigishije guteka, nyine batwigisha ibikoresho bimwe na bimwe nabyo twari tuzi,
so nyine guteka nabonye ari byiza kandi ni inshingano ku mukobwa. Twize isomo rya career development, ukuntu wakihangira umurimo. Akenshi abantu barangiza kwiga bakabura akazi, ariko twize ukuntu wakihangira umurimo. Icyambere twize ama principles ugomba kuba ufite, ukamenya icyo ufite. Nigiye ukuntu nazajya narwanira kujya mu nguni yanjye. Iyo nguni bivuze yuko ari handi uba ushaka kuzajya kuri future yawe, ejo hazaza hawe. Ibibazo byose ucamo, ukuntu wabicamo byose ukabyihanganira, batwigisha kwihangana. Ikindi kintu nahigiye niko batwigishije gukoresha igihe cyawe, cyaba ari gito cyaba ari kirekire, cyose ukagikoresha. Itandukanyirizo riri hagati y'umuntu nyine ufite umuntu w'icyitegererezo n'utamufite. Umuntu ufite umuntu w'icyitegererezo nyine amfasha kugera kuri byinshi, ukuntu ari bwitware, ukuntu nyine agomba kubaha, nyine n'ukuntu agomba kugira nyine ikinyabupfura mu bantu, wenda nk'abantu bakuru cyangwa mu muco nyarwanda. Then umuntu nyine udafite umuntu w'icyitegererezo ahura n'ibibazo byinshi. Rimwe na rimwe hari igihe atabazi no kubana muri sosiyete. Rimwe na rimwe hari igihe nyine ubona yitwara ukuntu bitari byiza nk'umukobwa w'umuco nyarwanda, nyine adafite imico myiza nyine, cyangwa wenda avuga amagambo nyine atamwubahishije. Wa muntu udafite umuntu w'icyitegererezo ntago abasha kugera ahagera, arahuzagurika buri gihe, ntago abasha gutekereza ngo ngiye gushaka, reka mbaze uyu muntu. We niba bimunaniye aba yumva ko bise bimunanira, ntago abasha kwifashisha undi muntu ngo avuga ati se ko byananiye wansobanurira, ariko ahora ahuzagurika. Nicyo tumurusha. Ngiye ku giti cyanjye kuba mfite umuntu w'icyitegererezo ngenderaho, bimfasha kugira ngo ngerageze kureba karagiteri yari afite, ngerageze kureba ibikorwa yagezeho, uburyo yagiye abiplaninga, nanjye ngerageze kugira ngo mukurikize. Aba role model ni benshi. Ushobora kuba mfite role model wenda nk'umuturanyi duturanye, kubera yuko ari Eva Smart, aba yambaye neza buri munsi, kubera yuko ibintu bye abikorera mu gihe, ariko imico ye afite we muri we atari myiza. So abantu icyo mbabwira, ureba role model ufite imico myiza, ureba good qualities, karite nziza afite. Igihe ushobora kuba ufite umunyeshuri cyangwa ufite umuyobozi runaka, niba wifuza kuba uwo muyobozi, ni gute utareba umuyobozi uriho ngo uvuge ati nka minisitiri runaka, kugira ngo agere kuri ibi ngibi byagenze gute, ugakurikirana ubuzima nyine ukuntu yagiye abunyuramo, ukavuga ati nanjye reka maranire kuba nk'uwo muyobozi. Message natanga muri rusange mu kubwira abagore n'abana b'abakobwa baba barimo dukurikirana uyu mwanya, kugira ngo ari amahirwe yashyizweho na Minisiteri y'Iterambere ry'Umuryango ndetse n'amahirwe muri rusange leta yacu y'u Rwanda n'ubuyobozi bw'u Rwanda babashyiriyeho, kugira ngo bo kuyapfusha ubusa, bayagane bashobora kwiteza imbere, imiryango yabo itera imbere, turashobora no guteza imbere igihugu cyacu cy'u Rwanda. Ugira imana agira umugira inama, kandi biba byiza iyo ufite umuntu ukugira inama igihe cyose mu buzima bwawe bwa buri munsi. Twige kugira abantu b'icyitegererezo mu buzima bwacu, bizadufasha kugera ku ntego zacu twihaye. Mwakoze kubana natwe mu kiganiro Twubaka Umuryango Nyarwanda. Mugire ibihe byiza. Twubaka Umuryango Nyarwanda ni ikiganiro cya Minisiteri y'Uburinganire n'Iterambere ry'Umuryango MIJEPRO.